kuva Papa François yapfa kuwa mbere ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane mu gitondo, hari undi muntu urimo kugaragara cyane mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Ni Cardinal w'umunyamerika ukomoka muri Irlande, yitwa Kevin Farrell. Niwe wahawe inshingano zo kuyobora imirimo ya buri munsi ya Vatikani mu gihe hategerejwe amatora y'umupapa mushya. Ibi abikora nk'uwo bita umukamerlenge, inshingano isanzwe ihabwa umwe mu bakardinali mu gihe intebe ya papa iba igiye guhatanirwa. Umukamerlenge ni umukardinali utorwa na papa, akaba ashinzwe ubutabera ndetse n'umutungo w'i Vatikani. Izi nshingano ziyongeraho ko ari uyobora Kiliziya iyo umwanya wa papa uri ku isoko utegereje uzatorwa. Umukamerlenge ni nawe utangaza urupfu rwa papa. Iyo abaganga bamumenyesheje ko umushumba wa Kiliziya Gatolika yitabye Imana, uyu mukamerlenge akora umuhango wo kwemeza ko papa yapfuye koko. Ajya ku murambo wa papa